kubona turi ahantu na graduatinze nambaye ikanzu nyine ngo ndi ku ishuri nari ndi ku ishuri nda graduatinga mbona haje abantu benshi nabo ntazi batume n'abantu benshi ntazi harimo n'abambaye ibintu by'imikara abandi bambaye imikenyero ngo ariko inari ahantu hari jardin nziza ari pasiparume nziza uyu munsi nabwo ndota mbona ndi mu rugo iri joro na graduatinze mbona hari na his excellence ubwo bisobanuye iki kumva nagize ubwoba ko ndi kurota buri munsi na graduatinze ibintu by'amashuri. Aha, shalom bakunzi ba ELAYO TV. Izo nizo nzozi tugiye gusobanura uyu munsi. Kurota uri kwiga mu ishuri, hari abarota bari gukopera, hari abarota batsinzwe, basibiye, wimutse, wakoze graduation. Ibyo bisobanuye iki? Tugiye kuza tubisobanura. Amen. Kristo wakoze kuturinda, tugushimiye neza n'urukundo rwawe, tugushimiye n'ubuntu bwawe, tugushimiye igitondo cy'umugisha duhaye uwera. Wakoze kubana natwe dusinzire dushizweyo, tugushimiye yuko tubyutse bikemera. Kristo mutanga bugingo gihome gishitsi cya Dawidi uhabwa icyubahiro. Nanone twageze kuri mikoro za ELAYO TV, ubane natwe mwuka wera tuganze utwibutse debo neketa buri kimwe cyose cyagirira umumaro ubwoko bwawe hirya no hino kwisi. Reka iki kiganiro ugiherekereshe mwuka wera, ibitavuga Imana byose biceceke, imigambi yose ya Satani turayirukanye, ibyatwibagiza byose dutesha agaciro, imbaraga z'umwanzi n'imbaraga z'abadayimoni nesha agaciro bone moketa mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Nindiriye kubisoza, nindiriye kubisoza, nindiriye kubisoza, ay nindiriye kubisoza, nindiriye kubisoza. Hari icyo wambwiye Mana, hari icyo wambwiye Mana, nindiriye kubisoza, nindiriye kubisoza, nindiriye kubisoza, nindiriye kubisoza, ay nindiriye kubisoza, ay nindiriye kubisoza, ay nindiriye kubisoza, ay we nindiriye kubisoza, nindiriye henemonea, nindiriye kubisoza, ay we nindiriye kubisoza, ay we nindiriye kubisoza, nindiriye kubisoza, nindiriye kubisoza, ay nindiriye kubisoza. Hari icyo wambwiye Mana, hari icyo wambwiye Mana, nindiriye kubisoza, ay nindiriye kubisoza, nindiriye kubisoza, nindiriye kubisoza. Haleluya, haleluya. Mbifurije igitondo cy'umugisha abantu bafite ibihugu bari mu gitondo, hari abaryamye, hari barakurikirana ikiganiro babyutse, hari abo bigeze nimugoroba. Mwese ndabasuhuje. Shalom, shalom abakunzi ba ELAYO TV. Abari mu Rwanda ndabasuhuje mu bice bitandukanye, ibihugu duhanye imbibi, abarundi baradukurikira kweri. Ndabasuhuje abari muri Tanzania, Uganda, mwese ndabasuhuje. Kongo pale, abantu bari murenge mudukunda, bari Kenya, ibihugu byose byo muri Afrika, bari Senegal, hose ndabasuhuje. Amahoro y'Imana mubane. Ni wa mugabo w'umunyamwuka wamu cyera baravuga ngo umusore yanabaye umupapa avec des enfants. Ndabasuhuje mwese, amahoro y'Imana mubane. Twagarutse kuri mikoro za ELAYO TV. Abantu bari Burayi, shalom. Abantu bari muri Amerika, bari muri Aziya, ku migabane yose igize isi, ahuri uri kunyumva wumva ikinyarwanda, wumva ikirundi. Hari n'abandi bantu baba bumva igiswahili bumva n'ikinyarwanda. Mwese n'abazungu bumva ikinyarwanda, mwese ahuri ndagusuhuje. Amahoro y'Imana mubane.
Yesu we tugushimiye kuri kudavose nemonia kuri kumwe natwe, tugushimiye imbaraga zawe Kristo turi kumva, tugushimiye muri wa Pentecote waduhaye, tugushimiye ko waduhaye Kristo wera, tugushimiye ko waduhaye Yesu ngo watanze umwana wa w'ikinege ukamuduha ku bwacu, uzabura ute kumuduhana n'ibindi byose. Haleluya haleluya. Iyatanze umwana wayo w'ikinege, ikintu cyari kigoye cyari kugorana ni ukuduha Kristo. Iyatanze umwana wayo w'ikinege, haleluya, ikamuduha ku bwacu, izabura ute kumuguhana n'ibindi, kuguha inzu, kugukiza indwara, kuguha urubyaro, bishireho bingahe byose, newene bo astavo kukugirira neza, izabura ute kukwishyura amadeni, izabura ute kuguha igishoro, izabura ute kugushira enemos davose mu yindi ntera. Nzabasobanura kurota uzamuka urwego. Ubwo ndakibutse hari inzozi rero tugiye kuganiraho, nazibabwiye. Kurota uri mu ishuri bivuga iki? Kurota uri mu ishuri bivuga iki? Uri kwiga, hari ubona yiga akabona yatsinzwe, kandi hari n'ubona bari gukora examen we akabona ari gukopera. Ibyo bivuga iki? Kurota noneho ukora graduation, hari kurota noneho wimutse, kurota uri gukora imibare we ugakora imibare ikakunanira. Bivuga iki? Kurota hari n'ubona abandi bagiye ku ishuri akabona bagiye ku ishuri nyine bisanzwe, we yasibiye. None hari umuntu wambaza ngo ko ndi muri Amerika cyangwa wenda ari Burayi, ngo nasoje kwiga ngeze ku ciciro cya PhD narasoje, ngo kubera iki ndota ndi mu wa mbere. Ibi bintu niyo mpamvu mbivuye muzika, ibintu byo kurota uri mu ishuri uri kwiga, wakoze graduation utsinda wimuka. Ibi bintu niyo mpamvu hari urota ari muri segonderi, hari urota ari muri primaire, ubu muri gardiennes ndi yambwiye oya yarari kumbwira ati ko narangije kera, ariko ngo mura ndi kwiga nibereye mu rugo mu cyaro hirya iyo hijya kwisambu, ngo ndi muri primaire. Ibyo bisobanuye iki? Hari n'urota yimutse akajya muri segonderi, hari n'urota ava mu wa kabiri akajya mu wa gatanu. Ibyo bintu ako ni ibintu byo kurota baguha amanota, baguha amanota we ukabona urose baguha 70% 5% baguha 10% bakuzuriza. Aho ibyo nabyo bivuga iki? Ibyo bivuga iki? Kamere kuri zino ibyo by'urwego nabyo kundi kumva byaje, nabyo ndabishiramo si kanihute. Ibintu byo kurota uri mu ishuri ubundi bishatse kuvuga iki? Mu ishuri rero ucya umuntu akenera mu buzima busanzwe, ukajya muri maternelle ya mbere ya kabiri ya gatatu, ukajya muri primaire ugatsinda ukazamuka. Niyo wemeye Yesu umwami n'umukiza, hari ishuri uba winjiyemo. Wabyumvise? Imana twebwe ni ibiki twigisha? Twebwe rero hano muri iri shuri ry'Imana, waba uri umudepite, waba warasoje, waba uri perezida, waba uri twese agakiza ni kimwe. Mva agakiza nabyo kuvuga ngo protocole ngwiki, mwabonye Nikodemo uburyo yavuye. Oya twese ni kimwe, buri muntu inzira ducamo twese ni imwe, niba ari yo kwihana ibyaha, niba ari yo kwatura Yesu umwami n'umukiza, na VIP mu gakiza, na twese agakiza twese turangana. Rwose turangana kwa Yesu, turangana. Nabyo kuvuga ngo uyu ni depite, uyu ninde, kwa Yesu umaze kumwemera nk'umwami n'umukiza. Rero yo waje muri ibi bintu bya gisunika bya Kristo Yesu, Imana yatangire kavuga ati uyu muntu bundi niba udakonje cyangwa ntubire ingiye kukuru, uyu muntu bimeze gute, ikagushira mu ishuri. Rero naho urota rero watangiye primaire. Ibiri kutwigisha iki rero? Iri kutwigisha ijambo ry'Imana, kwizera, kwirinda, ikareba yuko utasubira mu byaha, ikagukwigisha ishuri ryo kugendana n'abantu bashobora kugukoresha icyaha, ikareba uburyo uririnda. Niba haraho ziri igisambo, igacinzira mbese ahantu, mbese ugakora nk'ahantu ku buryo wakwiba. Urumva uburyo wakwiba, ikareba niba uriba, niba warahoze usambana, ikakohereza nk'umukobwa
kugira wenda niba wenda n'urugero uri umugabo cyangwa uri umusore, kugira irebe igupime niba iryo ni ishuri biri kukwiga, igupime irebe niba urasubira muri bya byaha by'ubusambanyi. Ni ibyo biri kugenda twigisha kwihangana, niba baragutukaga nawe ugatukana bonemo ketabo, ikagupima ikareba niba washobora kwihangana. Ni ibyo biri kugenda twigisha ikareba niba washobora kwiyiriza ubusa, washobora gusoma ijambo ry'Imana, washobora kubyuka nijoro. Ni bwa buzima bwo mu mwuka Imana ibiri kugenda twigisha kugira irebe ati icyaha twarakiretse. Mbese iyo ubyaye umwana ukenera ko akura, akava mu gukambakamba akagera ahandi. Hari abantu rero babereye ingwigiri, mwabaye ingwigiri mu bintu by'Imana. Nukura wihorera muri primaire gusa, nujya muri secondaire, nujya muri université, naho wihorera gusa kuko utumvira Imana. Imana irakubuza ati wenda nunywa itabi, ugashaka gukizwa unywa itabi, ugashaka gukizwa usoma gake, unywa ku nzoga, unywa kuri wayini. Kunywa wayini nayo ni icyaha. Ugashaka gukizwa hari utuntu ugifite ukikinisha, ukireba pornography, hoya deboke taposta. Imana ibiri kugira urandure byose ukure. Niyo mpamvu Kurota uri kugenda wimuka, uri kugenda ubikora neza. Bye konveke, uri gukonveka Imana, uri kugenda ubikora neza. Ukava muri primaire wabikoze neza, ibyo wakwigisha, ibyo wahereyeho wabikoze neza. Wava muri primaire ukazamuka ukajya muri secondaire ukabikora neza, naho Imana ikagenda mbese nibyo niyo nzira, niyo elewele bone monia. Nibyo Imana ibiri kugenda twigisha rero. Ukajya muri université, hari igihe kwigisha n'ishuri ry'ubushomeri we, ubushomeri bukagukubita warahoze ukize, kakwigisha ishuri ryo kwambara ubusa we, ishuri ryo kuvugwa ry'uruvugo we. Bakaguvuga, uziko bakuvuga barakore, bakakuvuga bakakubeshyira n'ibyo utavuze tabo pneumonia. Kareba ati arihanga. Hari abo bavuga bakajya muri bakava muri nuza muri korali. Aho wapi ntabwo ubushitse. Imana ibiri kugupima, mvuga utere kandi uncure ibintu by'ishuri we, ibintu by'ishuri. Bira bindi navuze nzabisobanura ikindi gihe. Ntabwo nshaka kuzankora ibiganiro birebire, n'utuganiro tugufi turimo amavuta. Haleluya, haleluya. Rero iyo hari nabo birukana, hari n'uwo binanira. Ni wa wundi bima mikoro y'imbere muri korali, kandi Imana iri kureba kwihangana kwawe agahita bisezerera. Imana hari igihe ikwereka ko waretse ishuri, iri kukubwira ati subirayo. Kumwe ibiri kukwigisha gusoma Bibiliya, udahereka gusoma Bibiliya ikakwereka ati subira, genda wongere wige. Kakubyutsa niba ubyuka saa 9 ikabikwigisha byose. Aho ni ubuzima bwo enemo tayabo. Ni ishuri ry'Imana tuba turimo, turi kwiga ibintu bitandukanye. Mwabyumvishe, iri kudutraining, iri kudukora. Imana nikoresha umusivile. Nzabasobanura n'inzozi zo kurota uri umusirikare, kurota baguha amapeti. Ibyo byose nzabisobanura uyu munsi, kadutinde kwibi by'ishuri. Ibyo byo kurota wurira urwego nabyo nzabibasobanura. Kandi navuze nzabibasobanura, nzagenda nshaka kugenda ikiganiro ngagisobanura buhoro ko nako ga topic, nako ga konyine kugira ubyumve neza. Rero yuri kubona uri muri primaire ukabona wimutse uri kwitwara neza, yuri kubona muri ibyo byose nyine nakubwiye, yuri kubona wageze muri secondaire, wageze muri université uri kwitwara neza, ishuri wenda ry'ubukobwa wararyize neza, ibigabo byaragushutse barazanye amafaranga, uko umva ukavuga ati no, ukagenda uvuga ati no. Imana ikareba ko witwaye neza mu bigeragezo, mu byakugera enemoza, aho wari gusebera, aho wari gusubira inyuma, ikareba uburyo wayihamije, ikareba uburyo wize neza mu byo yakwigishaga. Ni hahandi rero ubona wakoze graduation, none Imana iri kukubwira wasoje, ugiye kwinjira mu bisubizo byawe. Kurota ukora imibare yakunaniye, hari aho ubugeze mu mwuka, ibintu Imana ibiri kukwigisha byakunaniye, kwiriza usa byakunaniye, n'ibindi byakunaniye, kwera imbuto byakunaniye, baravuga ukavuga. Uri gukora imibare, uri kwiga byakunaniye, uri gukopera. Hari igihe umuntu agukopeza hari igihe umuntu agukopeza byakunaniye, cyangwa ukabona abandi bafashe note we ni wazifashe, abandi barize ni wize, ukabona umuntu aragukopeje uratsinze. Hari igihe ubona n'umuntu ari kukwereka ati andika so pesta vone mone ketabole andika ibi. Ni rwa rukundo rwa Yesu hari n'ibintu aduhagutsiye, adutsindishiriza tutari tubikwiye kubera urukundo Imana idukunda. Atari ko wize neza, atari ko witwaye neza, ariko ukabona bagukopeje wabikoze. Ibyo Yesu bari kukubwira ati nagutsindishirije nubwo tetwaye neza, ariko wa mwana wanjye akubwira ati wa mwana wanjye ndagukunda.
ibyo bintu by'ishuri rero kurota wimuka n'ibyo usibira ukora graduation ukora imibare ikakunanira n'ibindi byose bijyanye n'ishuri, icyo utasobanukiwe andika hasi muri commentaire 0788 iyo niyo nimero yanjye mugenda mumboneraho, haba kuri WhatsApp niyo nkoresha no kuri call niyo nkoresha. Imana bamugisha, mukomeze musharing ibiganiro biri hano kuri ELAYO TV. Ndabakunda cyane, abatari bakora subscribe namwe muyikore tujye tubana. Imana bamugisha mwese, ndabakunda cyane. Aba bantu bari mu ishuri Kristo, gendo bafatu bakomeze ubigishe neza, bazavemo abanyeshuri, niba bakira abana bazavemo abaperezida, bazavemo abantu bakuvuga, bazavemo abantu bafitiye enebo neketa isi yose umumaro. Urakoze kubanye natwe Kristo muri iki kiganiro, mu izina rya Kristo Yesu wabambwe. Amen. Imana bamugisha mwese. Shalom shalom, ndabakunda cyane. Amina.